tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikira Sepu Yolahuye TV. Uyu ni wa mwanya wacu dusanzwe tuganira n'abatumirwa bagiye batandukanye, baba muri Sepu cyangwa se no hanze ya Sepu, tukaganira ku ngingo runaka. Uyu munsi nabwo twagarutse twongeye kugira ikiganiro, twagira ngo tubanze dusenge Imana ize kubana natwe muri kino kiganiro, hanyuma turakomezaho mu kanya. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana nziza, turagushimiye kuko uri Imana ishobora byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya mwiza duteguriye wo kugira ngo tuganire bimwe ku magambo Uwiteka nk'Imana ayo kandi ahembura imitima y'abantu, kugira ngo tubareke Mwuka Wera wawe azi abane natwe, bari n'umutumirwa wacu ndetse n'abadukurikira muri rusange. Mana twizeye kugiye kwa natwe kandi ugasubiza natwe, natwe tuzajya Imana mwiza ya Kristo kiranuka. Amen. Okay, murakoze mwese rero, mwumva ko muhawe ikaze. Muri uko mukubona kuri screen yanyu turi kumwe n'umutumirwa. Ntacyekeza benshi nagabwa mbere mu mubonye asanzwe azakora ibiganiro kuri no televiziyo yacu. N'uyu munsi rero twamugaruye kugira ngo agire ibyo yongera kuganira ku ngingo runaka tuba twateguye. Turagira ngo tumwakire atangire yibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Turatsinze Rodrigue, ni umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Niga mu mwaka wa 4 ibijyanye n'amashyamba no kuyabungabunga. Hanyuma nkaba ndi na perezida wa Sepu ariko icyo gihe ko amatora yarabaye, rero nishimiye ko mwantumiye hano. Imana ibamugisha. Okay, arakoze cyane. Tugiye ko ari perezida wa Sepu icyo gihe, birumvikana ko ashobora kuba aje gusezera ahari, nta wamenye ngo turaza kubivuga mu kiganiro, ariko icyo tubasaba ni ukomeza kubana natwe mu mwanya mwiza cyane tugiye kuganira nawe. Hanyuma reka dutangire ikiganiro cyacu. Nk'uko mubibona, turagira ngo muze gukomeza kubana natwe, mukora comment, share ndetse n'ikibazo baza kugira ukacyandika muri comment, tukaza kubasha kugisubiza nta kibazo. Yavuze ku kintu cyo ko turi gusoza manda yiwe, turagira ngo tumubaze se manda yawe yatangiye ryari, kugira ngo tubashe kumenya neza igihe umaze ku buyobozi bwa Sepu. Murakoze cyane. Natangiye inshingano zo kuba perezida wa Sepu ku itariki 19 z'ukwa 11 2022, nibwo nabaye perezida wa Sepu mu matora yabaye. Hanyuma dutangira inshingano badusengera ubuyobozi bw'itorero rya ADPR mu Rwanda ku itariki 22 z'ukwa mbere 2022. Abumvikana ko umwaka wari umaze kurengaho iminsi ari perezida wa Sepu Yolahuye campus. Ubu afite byinshi yabonye muri Sepu ashobora kuba yasangiza abadukurikira. Birumvikana ko nimba ari manda yo gucyura igihe, haritegurwa no kuba hatorwa abandi bayobozi cyangwa se baratowe, nabyaza kubidusobanurira. Ashobora no kutubwira abaribo. Turatangiye tumubaza, ese nk'umuyobozi wa Sepu umwaka ushize cyangwa se manda iri kurangira, ni iki kintu ushobora kuba warabonye muri Sepu uvuga ati iki kintu byibuze muri Sepu cyatuma umuntu abasha kuhaba cyangwa gukomeza kuhaba? Ni iki cyiza wongeye kuba muri Sepu? Murakoze. Ndahera ku kibazo cya mbere ubajije, kibaza niba manda yararangiye. Manda yararangiye kuko tumara umwaka umwe ku buyobozi kubera ukuntu imyigire bipanze. Hanyuma nk'uko mwabyumvishije, umwaka wararangiye ku itariki 19. Twakoze amatora ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12, ejo bundi kwa gatandatu ushize. Hanyuma nibwo twatoye abayobozi. Icyakora haracyategerejwe umunsi wo kubasengera, ni nabwo tubegura inshingano zose. Ubu tuba tugikorana. Hanyuma icyo yarambajije ngo nicyo nabonye muri Sepu, ni byinshi mu by'ukuri. umwaka urangiye ni ibintu byinshi umuntu abona. Hari experience umuntu agira mu murimo w'Imana, ibibazo, umugisha, harimo ibintu byinshi nabonye. Wenda bigiye bigabanyije mu byiciro. Umuntu akavuga ati mu cyiciro cyo kuba warasanze hano basenga kandi hari umuntu atekereza ko badasenga. Icya kabiri, hari igihe umuntu avuga ati se abantu basenga bose basengera hamwe nko muri secondaire. So rero uko umuntu agenda ahura n'abantu batandukanye bafite imyizerere itandukanye, umuntu abasha kuba muri yo. Rero muri Sepu by'umwihariko kugira ngo n'ubundi ni abanyeshuri ba Pentecote bava mu itorero rya ADPR mu Rwanda hose buri muri kaminuza, nibyo bitwa Sepu. Ni impine y'igifaransa ivuga ngo Communauté des étudiants pentecôtistes. Hanyuma muri Sepu nabonye ibintu byinshi by'umwihariko. Icya mbere nabonye umugisha kuri ubuyobozi. Icya kabiri, nahungukiye inshuti nyinshi, n'abana beza kabisa, abasepiye n'abana beza. Icya gatatu, mu buryo bw'imikurire, noneho imyigishirize y'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri nubona abantu iyo bahavuye
bavuga ati hari ibintu byinshi nungutse. Yego cyane. Rero ni ibintu byinshi mu by'ukuri, wenda keretse umuntu ajya bigabanya mu byiciro, nabundi ibintu umuntu yabonye mu mwaka biba ari byinshi. Yego. Arakoze cyane kugisubije neza, avuze ko ni byinshi byiza ba muri sepu nk'uko mukomeje kugenda mubyumva, ariko hari ikintu avuze dushaka kugira ngo wenda ase nk'usobanura neza. Atangiye atubwiye ko ni umunyeshuri, hanyuma turibaza ibi bintu wabihuje gute kuba waba umunyeshuri ndetse ukaba n'umuyobozi wa sepu. Birumvikana ko sepu ibamo akazi kenshi, ibamo ibintu byinshi nk'uko wamaze kubitubwira. Wabihuje gute, ni gute ubasha kubihuza ukabikora kugira ngo kandi ugasanga ko byose bigenda neza nk'uko twabonye byagenze muri sepu? Yego, murakoze. Navuga ko ari inshingano zisa n'izikomeye kubera no kwihuza n'amasomo. Hari umuntu umwe yageze kuza kutwigisha, aratubwira ngo mu kintu ababyeyi badutumye hano ntabwo gukora umurimo w'Imana birimo, ariko kubizera itegeko ry'umwuka rirabigutegeka, kandi nabyo ni umugisha ukomeye kuko Imana ifite ukuntu ihereza abantu ubwenge, ikigushyizemo ikaba izi n'icyo waje gukora, kandi byose bigatanga umusaruro. Cyane ko iyo umuntu ahawe inshingano nk'izi, mu by'ukuri akwiye kuzikora nk'utaraje kwiga, akiga nk'utaraje kugira inshingano afite. Rero ibyo bintu byombi umuntu agomba kubishyira ku munzani ku buryo nta namwe yahengamira ahandi, byose ukaba usenga cyangwa uyobora abandi, ariko no mu ishuri naho uhari wiga neza kandi utsinda, kugira ngo umurimo ukora utagibwaho umugayo n'uko usenga bigaca abandi intege. Ndabihuza rero, nkanjye iyo ngiye kwiga nyine mera nk'ugiye kwiga, nkakora ikintu cyanzanye, hanyuma najya n'umurimo w'Imana nkawukora nk'uko Imana yampamagaye. Byombi rero ndabihuza, kandi mu masomo bigenda neza, no muri murimo w'Imana byo bikagenda neza. Yego. Arakoze. Nanone hanyuma hari ikibazo abantu bajya bakunda kwibaza by'umwihariko kuri sepu, cyangwa ngo nacyo muze kudufasha kugisobanura neza. Yego. Hari igihe usanga umuntu yibaza, ngiye muri kaminuza nk'uko atabivuga, se muri kaminuza barasenga, ni umunyeshuri mushyashya uje muri kaminuza, cyangwa se ashaka kuba kudukurikira yitegura kuza muri kaminuza, nabo kibaza kino kibazo. Avuga ati ningera muri kaminuza ni gute nzabasha gusenga? Muri kaminuza habamo amasosiyasiyo menshi, si sepu gusa, tubonamo za rasa, ajemeri, PSI ndetse n'andi masosiyasiyo agiye atandukanye akorera muri sepu. Hanyuma sepu ni umuryango mugari w'abanyeshuri nk'uko mubaze muvuga ni community. Hanyuma turibaza ni gute sepu ibasha gukorana n'andi masosiyasiyo ya gikristo akorera muri kaminuza, mukorana mute, ni iyihe mibanire mufitanye kugeza uyu munsi? Murakoze cyane. Mbanje ku cyo wari ubanje kumbaza, warambaje ntese mbese iyo nk'umuntu ugiye kuzaza hano muri kaminuza cyangwa itegura kuhaza, ko hari igihe abantu bavuga ati muri kaminuza ni abanyabyaha ntibasenga mbese kubera ubwisanzure buhari. Ariko mu by'ukuri nubwo ari ubwisanzure umuntu akora icyo ashaka, ariko kandi abantu barasenga cyane. Niba hari ahantu umuntu asengera cyane ni hano, ariko nanone udasenga nahakorera ibyaha nyine bingana n'uko adasenga, kubera ni ubwisanzure umuntu ahitamo icyo ashaka. Ariko na nyuma n'impungenge, bwa mbere ababyeyi bohereza abana muri kaminuza bavuye iwabo bakijijwe, niyo bageze hano barasenga bagakora umurimo w'Imana kandi bakaniga. Icya kabiri ni ku banyeshuri benda kuza cyangwa se baza muri kaminuza, ndavuga abasoje mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, namwe ntimugire ikibazo, hano barasenga, hano bakora imirimo yose ijyanye n'iy'Imana. Hanyuma habaho amasosiyasiyo atandukanye nk'uko yarabimbajije. Tugira ni sepu, tugira abangirikani, tugira abakatolike, tugira abametodiste, tugira aba Zion Temple, mbese amatorero menshi hano abahari, amadini menshi hano abahari. Uko dukora tugahuza rero bikorwa bite? Hari navuga ngo ni forum cyangwa ni nka mpuzamatorero iri hano muri kaminuza, yitwa FAI, Forum of Evangelical Association. Ni uruhurirane rw'ama association ya gikristo. Rero kugira ngo tumenye neza ko umurongo turimo ari umwe, turahura tugakora icyo kintu cyitwa mpuzamatorero, hanyuma kugira ngo tutagongana. Petero wavuze, ni Paulo wavuze ngo bamwe baravuga ngo ni aba Paulo, abandi ni aba Apolo. So twe twamenye ko dukorera umwami umwe, cyakoze dushobora kuba dutandukanye kuri discipline, ariko tuzi neza ko twese niba twizera Yesu dufite inzira imwe ijya mu ijuru. Duhuza dutyo rero kumva ko bwa mbere twese niba twarizeye dufite inzira imwe, hanyuma ahubwo tugashaka uburyo duhuza ubwo budasa, diversity of people, kuko uko abantu bafite ubudasa n'Imana irabikunda. Mubona ko yaremye abantu mu buryo butandukanye, bari mu ishusho ariko baratandukanye, abagufi, abarebare, inzobe, mbese ibyo byose kandi Imana ikabikunda. Natwe rero aha ngaha turatandukanye ariko dukora umurimo umwe, tuba dufite injyana imwe, turabihuza rero tukamenya intambwe, intego dufite, hanyuma tugafatanya gusenga. Yego. Hari ikintu uvuze ndetse nibaza iki kibazo
ku kijyanye n'abanyeshuri baba ari bashya muri kaminuza cyangwa se baba bitegura kuba admitted muri kaminuza, n'ubundi turi gusoza igihe gisa nk'aho abanyeshuri basoza amashuri yisumbuye bategereje kwa applyinga kuza kwiga muri za kaminuza, wenda haba n'abanyeshuri b'aba ADPR nabo bazaza hano muri kaminuza ntago babura, ariko nk'uko muvuze aba ADPR hari umuco bagira wo gusangira cyangwa se gusangira kwegera ameza y'umwami. Ese ibyo bintu n'abanyeshuri muri kaminuza barabigira? Yego turabigira, tugira amahirwe y'uko itorero ryacu rya ADPR rituba hafi no muri kaminuza, hakaba abantu batwitaho cyane. Nkatwe hano i Huye turashimira by'umwihariko Revera Pasteur Ndayishimiye Tarsisi, ni umushumba w'ururembo rwa Huye. Rero mu by'ukuri itorero rituba hafi cyane ku buryo batubaza ngo igaburo bimeze bite, bakatubwira ngo muze mukorere hano, ngira ngo akenshi twe dukorera ku Itaba, barahaduha rwose. Rero ibyo bihe turabigira, twegera ameza y'umwami turasenga, n'ahangaha birakorwa cyane. Yego Birumvikana rero ko abanyeshuri mwese ba ADPR muri rusange nta kibazo kiri muri kaminuza, hageze rwose ukomeza gusenga umwuka n'umwe nta kibazo. Hanyuma perezida twihutishije, mwavuze ko muri gusoza manda n'umwe turaza kwibanda kuri manda yanyu n'ibyayiranze. Ese ko hari igihe usanga umuyobozi afite imishinga cyangwa se ibyo agomba gukora yateguye ndetse na komite ahagarariye, mwebwe murabona iki cyari igihe cyo gusoza manda cyangwa hari ibyo byari bikomeje gukorwa mubona bitarakorwa mu gihe gusa nk'abasigira komite igiye kubasimbura? Murakoze, icyo kibazo cyakomeye ariko ndagisubiza gutya. Mu by'ukuri dusoje tuvuga ko nta ibyo twapanze gukora turabona birimo birajya ku musozo. Turashimira n'Imana ko yadufashije, mu by'ukuri twageze umugisha ukomeye, Imana ibana natwe mu byo twateguraga gukora. Wenda ntabwo navuga ngo byarengeje 100%, umwaka ni mutoya kandi umwaka atari umunsi ku wundi, harimo n'ibiruhuko, harimo amavakanse n'amasomo urumva birahura. Ariko mu by'ukuri muri icyo gihe kingana n'ayo mezi tumaze ku buyobozi, ntekereza ko ibyari by'ingenzi byabaye, twarabikoze rwose. Ibisigaye nibyo bazakomerezaho. Bita nk'umunsi abadeni mugiye kubahereza bakabanza kurwana n'ibyanyu ugasanga bo ntibakoze ibyabo. Oya, ntabwo twabitekerejeho, ntabwo mu by'ukuri nta matasika twabasigiye tuvuga ngo muzakora ibi. Twe twakoze ibyo twabonaga bikwiriye, icyakora turavuga ngo nimugira umugisha iki nacyo muzakirebeho, ariko kiramutse kitabaye nta mpungenge zaba. Twizeye neza ko ibintu twebwe twaratekereje gushyira ku murongo byagiyeho, ibindi nabo nihishurwa bazagira, umwami Yesu akabafasha. Kuri televiziyo yacu mu minsi ishize twakiriye umuyobozi, yatubwiye ko ari coordinateur w'inyubako yo ku Mukoni. Nawe ubwo wumva ni coordinateur ko bo muri CEP, bumvikana mu mukorana bya hafi. Turagira ngo muze naho gusobanurira abadukurikira cyangwa se n'ababa bararangije inyubako babayiziho barayije muri CEP muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, amaze kwisobanura ese iyo nyubako ni CEP ifite inyubako iri kubaka, bimeze bite, bigeze hehe iyo nzu? Murakoze cyane, wenda ngira ngo bashobora kuzayibereka kuri screen, ariko iyo nyubako irahari, ni urusengero ruri hafi ya kaminuza. Hanyuma dufatanije n'itorero rya Mukoni International Church Anglophone, bakoresha ururimi rw'icyongereza n'igifaransa, akora ikinyarwanda. Rero dufatanyije nabo kurwubaka, ubu aho rugeze turabona ruri muri finissage, ngira ngo muraza kurubona. Muri CEP ngira ngo tumaze muri uyu mwaka amezi nari mbabwiye, nabyo ibikorwa byinshi nababwiye, tumaze gutanga ibihumbi bigera muri 600 birengaho gatoya mu misanzu twagiye dutekereza n'ubundi buryo bwose. Iyo nyubako rero irahari, ngira ngo nimara kuzura izajya yakira abantu 1500 hasi no hejuru. Rero turashimira Imana ko n'abantu hanze bajya badufasha bakayitera inkunga. Rero nyubako irahari rwose, ni ya CEP ifatanije n'iryo torero, bafite uburyo ba pourcentage 50-50 mbese. Navuga ko CEP ifiteho uruhare cyane, kuko no kuyubaka byavuye kuba abantu baratekereje kuri CEP, bazajya basengera hehe haramutse habaye mbese. Ariko iyo nyubako irahari rwose, ni yacu. Impamvu nanjye kubajije, ubushize ko twakiraga umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'inyubako, ariko kuri site ya CEP yatubwiye ko iyo nyubako n'ubundi ikorwa 50-50, gusa arabibaza ko wenda urusengero rwaba rw'abasipiye, avuga CEP yabigiye kubaka urusengero, kibaza n'ubushobozi abanyeshuri baba bafite, ko yatubwiye ko bishe yabo ari mu miliyoni 180 n'icyo zirenga. Rero bagize ikibazo baravuga ati se abanyeshuri bakuraho amafaranga yo kubasha gutanga miliyoni, ariko mwumvishe ko ni 50 kuri 50, bivuze ngo itorero ryo ku Mukoni
rifiteho 50% ndetse n'abanyeshuri bongeraho 50%. Birumvikana ko n'abanyeshuri muri kaminuza hari umusanzu batanga, buriya turamaza kureba kode cyangwa se umusanzu ushishwaho kode icishwaho umusanzu w'inyubako kugira ngo imirimo ikomeze gukorwa neza. Mwumva ko bikirimo umurimo ntabwo rurarangira, ariko twizeye ko ruzarangira. Nk'uko muri kubona kuri screen yanyu, ni urusengero gifite imirimo myinshi, ariko hamwe no gusenga Imana bizarangira. Hanyuma numva twakomeza tukiva kuri iyo nyubako, turaza gusimbuka gatoya turebe byakomeje kuranga manda yawe. Ese mwahoze mutubwira nanone ko mwabaye abayobozi kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 2022 kugeza uyu munsi, mba mutaratanga manda, ntabwo murakora icyo bita inauguration cyangwa se handover. Turatekereza ko muracyafite sepo mu biganza. Muraza kutubwira ni izihe challenge ku buryo n'abayobozi bashyashya bitegura kuyobora sepo umwaka ukurikiyeho bashobora kuvuga ati ibi ngibi byabaye challenge kuri kuba dusimbuye, natwe tugomba kwitwara gutya kugira ngo bitazatubaho. Ni izihe challenge mwahohereza mu murimo w'Imana mu gihe mwari abayobozi ba sepo? Murakoze cyane. Imbogamizi ntizabura, ziba ari nyinshi hano muri kaminuza, niko navuga. Ariko iya mbere ni ugutekereza kuyobora abantu bafite imitekerereze itandukanye. Nubwo twese turi abakristo, ariko hari ubutekereza ukuntu bati ibintu ngenda bitekereza uku n'ibindi bitekereza uku. Rimwe na rimwe hakabaho no gucibwa intege, ni ese bwo wowe uzabigeraho ute ko nababanje ibintu nk'ibyo. Hariho iyo challenge yo kumva ko umuntu mu by'ukuri atazagira ibyo ageraho bitewe n'ubushobozi bwacu nk'abanyeshuri. Hafi ya ntabwo, reka mbivuge ni hafi ya ntabwo, ariko kimwe cyo nababwira ni uko Imana ibirebeye umurimo wayo. Bahumure rwose, bahumure, izo mbogamizi zavaho rwose. Icya kabiri nabonye gicalenjinga muri umurimo w'Imana ni ugutekerereza abantu nawe uri umunyeshuri. Mu by'ukuri umuntu yakiriza inshingano aba ameze nk'umuntu ugize inshingano zitari zikwiriye guhabwa bitewe n'abantu afite, ariko ni umugisha ukomeye. Ni umugisha ukomeye kuko iyo umuntu azigize bituma imitekerereze ye yaguka cyane, kandi bituma navuga ngo muri we hongera kwiremamo icyizere. Rero mu mbogamizi twagize zose zitandukanye, haba mu buryo bwo tugakora inama ikarangira nijoro, ejo ufite ishuri ukavuga ati nese mu ishuri ho byose ukagomba kuba ubizi ubikora. Rero icyo nababwira ni uko mu mbogamizi zose bazahura nazo, icya mbere bakwiye kwihangana, icya kabiri bagasenga, kuko ibyo bintu byombi bibiri bizabafasha mu gukomeza neza inshingano bafite. Kandi nkasaba n'abasepiye, abanyeshuri cyangwa se abakristo bababe hafi nabo. Muri sepo harimo amafamiye agera mu 8. Izo famiye n'abantu b'abakristo batari muri ya makomisiyo cyangwa akaba yirimo ako natari muri korali, umuntu kumukurikirana byaragoranaga mbere. Uyu mwaka rero nibwo twashyizeho izo famiye zigera mu 8. Umwana araza, abagabo ni famiye, numva famiye ni umuryango, hariho papa na mama b'abanyeshuri, kugira ngo umwana kuko hari igihe umwana atisanzura kuri perezida wa sepo, akavuga ati ariko ubu niba yiga mu wa mbere kumva perezida wa sepo ni igitangaza, kumva birakomeye mu by'ukuri kandi biroroshye, ariko ko abaje mu wa mbere kumva birakomeye. Hari umuntu ejo nasakeje avuga ngo usanga ku mudugudu umuntu ajya no kureba mwarimu, ariko iterero ryanangira bagatamugota abadiyakoni ukabura ukuntu muvugisha. Ahangaha ntibihaba, ariko hari igihe umwana afite ubwoba bati se niba afite ikibazo ndakibwira ndi. Twarebye ubwo buryo rero kugira ngo mafamiye umwana afite ikibazo aragenda abwire mami cyangwa mama, nawe ni umunyeshuri baramutora, bati mama nagize ikibazo, papa nagize ikibazo, rwose tukamufasha muri sepo. Ababyeyi baramwegera babwira ko hari umwana afite ikibazo, kandi no baramusura. Aba hano mu kigo se baramusura, imibereho yimeze gute, uriga gute, ufite ibi bibazo, umwana akababwira, ibyo bintu byose bigakorwa. Rero icyo nacyo ni ikindi cyiciro cyihariye tugira muri sepo, kandi nacyo tubona gifite umumaro. Ngira ngo nuko sepo yubakitse mu by'ukuri naho ngahiri. Wavuze gato ku makomisiyo akorera muri sepo, kugira ngo wenyurimo muri makeya babashe gusobanukirwa ayo makomisiyo yo akora iki, bimeze bite? Yego, ndahera kuri komisiyo yitwa evangelization. Ni komisiyo ishinzwe ivugabutumwa. Ababo noneho batandukanye na CFMN wavuze haruguru. Baratandukanye na CFMN. CFMN ni ishuri ryigisha Bibiliya. Mbese ni abanyeshuri bariga, bagira abarimu babigisha, biga kwa gatandatu n'indi minsi bapanze, bagafata note bagakora examen, kuko iri shuri ritanga impamyabumenyi mu kimisiyoneri.
bitandukanye rero noneho na evangelization ni ivugabutumwa, ni komisiyo ishinzwe ivugabutumwa. Bakora ivugabutumwa mu buryo bwo kugira ijambo ry'Imana, gusura abarwayi, ibikorwa by'urukundo, mbese nabyo bitanga ubutumwa. Icya kabiri bakora filime ivuga ubutumwa, bakina filime noneho bo bavuga ati ko tubonye ko muri kaminuza abanyeshuri barimo kugwa mu bishuko runaka, nta buryo twabivuga mu butumwa tunyuze mu gukina filime. Nabyo bakabitegura. Ese hanze ya kaminuza bwo ntabwo abantu bo hanze bo hari ukuntu bitwara kandi bavuga ko ari abarokore? Ubu hari igiye gusohoka ejo bundi muzayibona ivuga, yitwa Isi y'ibishuko, ivuga uburyo abapasiteri n'abadiyakoni n'abapasiteri mu by'ukuri mu rusengero tubona ko ari abana beza, ariko nyuma yo ku rusengero agahura n'inshuti ye bakagura akantu ka byeri mu bishuko. Nicyo bita Isi y'ibishuko. Nawe ugasanga barafatanyije, quelque part ari ahantu ugasanga afashe ariko nk'agafanta agatazana akantu kitwa icyuma, sinzi niba ukizi. Icyuma zanzoga zinzaduka. Ni izo ngizo. Hari umuntu avuze ngo niba umuntu azi ibiciro by'inzoga n'umurokore ngo nabyo ni igitangaza, ariko byo ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu tuzi. Ariko nawe ugasanga yicaye afite agafanta ariko munsi yazanye ako kantu k'inzoga akajya avangamo. Abo nabo rero twabatekerejeho, twarakinnye filime muzayireba, muzana n'umugabo witwa Professor Charles, nawe ngo ni umudiyakoni ku itorero ry'iwabo, ariko akantu k'inzoga gasomaho yitonze ari mu rugo rwiwe. Yava ku murimo wa data akavuga ati mfite icyaka. Umudamu akamenya icyo avuze. None ugasanga n'abapasiteri babaho nabo, wenda ashobora kuba atari mu itorero ariko nabyo simbizi ari ahandi. None ugasanga mu by'ukuri ntabwo agaragaza ko anywa inzoga, agaragaza ko nyine ashaka kuguma n'uwa mwambaro, ariko ugasanga mu rugo afite nk'akantu, afite ukuntu abika nk'akabyeri mu kabati n'umugore atabizi. Ibyo nabyo twabikinnyeho rero. Evangelization ni kishinzwe ni ivugabutumwa muri ubwo buryo bwose butandukanye. Hakaba icyo bita komisiyo ya IDC. Nyuma murayibona kuri badge, ni IDC, ni Information Display Commission, ni komisiyo ishinzwe gukwirakwiza amakuru, haba mu buryo bw'ibikorwa tugira muri sepu, haba mu buryo bwo gutara amakuru mu buryo butandukanye. Ese hanze ya kaminuza bimeze bite? Ese muri kaminuza bimeze bite? Ese abana bariga koko ntibagiye gusenga gusa? Ese itorero ridufasha nk'uko kose ibyo ngibyo nuko tubaza. Iyi ni komisiyo ishinzwe gukusanya amakuru no kuyakwirakwiza kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ugende neza. Ubwo ni nabo badufasha muri za filime nababwiye, nibo badufasha kugira ngo zitunganywe zikorwe neza. Hanyuma hakabaho n'indi komisiyo yitwa Inkoramutima. Inkoramutima ni groupe y'abanyamasengesho. Hano tugira abanyamasengesho baza bagasenga umurimo w'Imana, bagasenga bakadusengera, bafite amavuta y'Imana, bafite amavuta menshi, bagasenga ni nk'Imana bafite, bagasengera ibyo bikorwa byose, bagasengera amasomo, kaminuza ikagira amahoro. Reka mbabwire ikintu kimwe, kaminuza yacu iramutse idasenga, ibi nabivuga ni kuri mikrofone ariko ndi no mu buyobozi nabivuga rwose, kaminuza iramutse idasenga wareba ibyaha bihaba. Ejo dukora igiterane hakijijwe hihannye hanakizwa abantu barenga 49 mu giterane nababwiye, kandi n'abanyeshuri bazaga, abantu bakaza bakumva ijambo ry'Imana bagakizwa bakihana. Abantu tubona bava mu byaha, abantu tubona batanga ubuhamya ati njyewe sinemeraga Imana. Abo turafite muri sepu bakijijwe muri uyu mwaka. Turashimira kaminuza yacu ko idufasha mu kugira ngo nibi ngibi turi kuvuga bigende neza, irivuga butumwa rigere kure. Ni ukuri turamushimira. Yitwa Dr. Shema, niwe campus admin, adufasha kugira ngo imisengere igende neza, kandi ni ukuri turamushimira imbere ya kaminuza muri rusange. Imana ibahe umugisha. Hakabaho n'indi komisiyo ntatinze, ubwo nimvuze evangelization, nimvuze IDC, nimvuze Inkoramutima, hakabaho noneho na komisiyo no kuvuga ngo hakabona komisiyo y'abacuranzi, abatekinisiye. Nabo dufite bande y'abacuranzi, ko dufite ibyuma bitandukanye, ariko twagira noneho na bande y'abacuranzi. Bagira komisiyo babarizwamo, bagira komisiyo yabo. Umurimo w'Imana ubikomeze bigende neza, kandi muri sepu urumva ntitubahemba. Mu by'ukuri bafite ubumenyi, ni abacuranzi beza, ariko ikintu bashimira ni uko bibuka ko ari umurimo w'Imana. Iyo komisiyo nayo irahari. Noneho hakabaho n'indi komisiyo yitwa FGG. FGG ni ukuvuga ngo ni Fruit of Gospel, ni abantu bakirijwe hano muri kaminuza. Ese wakirijwe hano muri kaminuza akurikiranwa gute? Iyo komisiyo nayo irahari. Ngo babandi bumvise ubutumwa bwiza bakaza, hari icyo batabajyamo kwezi bakurikiranwa. Twese tukurikirane, mbese bo babayeho mu buzima bakurikiranwa gute? Ibyo byose nabyo turabigira. Akabona indi komisiyo
n'andi makomisiyo atandukanye, wenda harajyaho mu gihe gito, aba ariho mu gihe kirekire, hari aho dushyiraho kugira ngo dukomeze tuyakurikirane. Ariko mu by'ukuri izo komisiyo zose zihuriza hamwe mu gukora umurimo w'Imana, nizo zidufasha mu mirimo itandukanye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Birumvikana ko rwose muri sepu ni sepu iragutse, ni sepu ngari koko ko yabivuze, ahubwo numva umuyobozi wa sepu aba afite akazi kenshi cyane. Ni kenshi cyane. Hakabaho faveri y'Imana rwose, wazasanga n'aya masomo wavuze uvuga byaba ingorane. Imana ibe hafi ibiha ubwenge n'abafasha babo, abo bavuze bari mu nzego zitandukanye, abajyanama, aba visi perezida nabo bakomeze bagiye gute babafashe muri rusange. Hanyuma turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, turakomeza kubashimira mwe mukomeje kudukurikira, Imana ibahe. Hanyuma yo gusatira umusozo, turagira ngo noneho mudusobanurire neza ku kijyanye n'icyo bita social affair mwahoze muvuga ruguru. Wavuze kugira aba visi perezida babiri, ukagira abajyanama, ariko na social affair ya mibereho myiza y'abana, uvuga mu mafamiye, ariko ntabwo mwize mugisobanura neza. Turagira ngo nacyo mugisobanure, kuko muri kaminuza abana bagira ibibazo byinshi, urebye no si no kubona baba social affair gusa, hari igihe umuntu ashaka kugira ikibazo ntakikubwire. Ese sepu muteganya iki, cyangwa se hari ingingo y'imari mugira ishinzwe gufasha abantu bafite ibibazo? Kuko wabuze tubwira ngo barahari, ariko ese hari ingingo y'imari iteganywa cyangwa se yashyiriweho kugira ngo ifashe abanyeshuri bafite ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane by'ubuzima bijyanye n'imibereho? Murakoze cyane. Mu by'ukuri iyo komisiyo nayo irahari muri za zone 8, hari iyo bita rero social affair. Social affair rero ishinzwe kwita ku mibereho y'abanyeshuri. Ese umwana ko buruse yashize, wenda arafite ibibazo bitandukanye, arabaho gute? Sepu rero turi umuryango, twatangiye tubivuga, uwo mwana tugomba kumushakira ukuntu akwiye kubaho, ararya, arambara, aranywa, ariga neza, afite ibikoresho bihagije, rimwe na rimwe atanahamagaye ababyeyi. Ngira ngo muri uyu mwaka ushize, iyo komisiyo ya social affair yakoresheje ingengo y'imari igera ku 200,000. Ni ugufasha aba bana, iyi manda yacu 200,000, gufasha aba bana. Hari abo twishyura mituweli mu by'ukuri no mu miryango yabo, hari ugira ibyago tugomba kumuba hafi, umwana ashaka kumuba telefone rero yakoreshaga yiga, turamufasha iki? Ibyo byose rero twabikusanyije hamwe, tugira iyo komisiyo turayibashinga, hanyuma bakajya bafasha abo bana. Ariko no hanze ya kaminuza twasuye ibitaro CHUB inshuro 2, twagiye no ku bitaro bya Karayesi, ibitaro bifasha abantu bafite indwara zo mu mutwe. Nabo turabasura, tubaha imyambaro, turabaganiriza, barishima mu by'ukuri, bavuga ati ntabwo twari tuzi ko abantu biga muri kaminuza namwe mudutekerezaho. Social affair rero bakoze ikintu gikomeye mu by'ukuri. Cyo gihe ngira ngo nari ndiyo, nari nabaherekeje, ariko ubona ko ibyo bikorwa byose byagiye bivuga ubutumwa. Murakoze cyane perezida, turabashimiye cyane. Namwe murakoze. Hari akantu nshaka ko twongera tugaruka gatoya, mwavuze ku kajyanye na evangelisation, muvuga ko bakina filime. Turabibutsa ko bafubira gutegura igice cya kabiri. Igice cya mbere babanje gucisha kuri ino televiziyo muri kubona ahangaha, mu minsi mike twizere ko nabo baje babahereza ikindi gice cya kabiri, kuba bafite amatsiko. Ese bizagenda bite? Ese Pastor Charles bizagenda bite? Mukomeze gukurikira murebe ese bizagenda bite. Turabarikira rero ntago ari kera, ntago bazatinda, bazabaho ikindi gice cya kabiri. Hanyuma turagira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko birumvikana nk'umuyobozi hari ijambo ugomba kugenera abasepiye. Ariko mbere yo kugenera abasepiye, turifuza ko banza kugira icyo wabwira abayobozi bagiye kugusimbura, n'icyo wababwira muri make, n'icyo bagomba kuzakora, ni gute bagomba kuzitwara nk'uwabanjije cyangwa se wabanyuriye mu cyase wababanjirije, aribyo wahuye nabyo ubona ugati ibi ngibi byari bigoye, ibintu byasabaga gusenga, ibi byasabaga kugisha inama, uraza kugira ubutumwa bagenera nabo. Hanyuma nurangiza urajya no kugenera abasepiye. Turaba turugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, numva naguha umwanya ukagira icyo babwira. Murakoze cyane. Ku cyo cya evangelisation film iri hafi, iki cyumweru kirarangira, hari agace gato babonye kayiteguza. Hanyuma nanone ku cyo warumubwiye, icyo navuga ku bayobozi bagiyeho, icya mbere babanze bumve ko Imana ibafite mu biganza, ko n'Imana yabiteguye kera kugira ngo babeho. Icya kabiri, itorero ryacu ribategeye amaboko gutya, ryiteguye kubafasha buri kimwe, ryiteguye kubafasha muri buri buryo ubwo aribwo bwose. Bahumure rero, bahumure kuko bafite amaboko meza mu by'ukuri, haba itorero n'ay'Imana birumvikana, n'abasepiye. Bahumure rwose. Icyo nababwira ni uko nabitangiye mbivugaho, bazabane n'abantu bose amahoro, hanyuma bazamenye gutwara intama z'Imana. Ikindi cya kabiri, bakwiye gushyiramo imbaraga nyine, uretse imibanire, gufasha abantu bose ivugabutumwa. Bazanire kongera gukizwa benshi muri kaminuza, kuko ntabwo turajya kubona ko bose bakizwa. Ni urugendo, turacyashaka ko
mu by'ukuri iryo vugabutumwa rizakura. Icya nyuma navuga icyo warumbajijeho ni ukuvuga ngo mbese abasepiye bo ni abageni b'ubutumwa. Icya mbere abasepiye ndabakunda ngira ngo tuziranye, ariko n'abari hanze y'abaposite namwe ndabakunda. Icya kabiri ni uko Imana ibakunda kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Waba uri guca mu bibazo Imana iragukunda, ahubwo ukomeza uyikomezeho kuko ifite igihe izakugirira neza. Icya kabiri ni ukugira umwete wo gushishikarira kubwira abantu ubutumwa bwiza. Umuntu nagira ubushake kuri status yawe kire ijambo ry'Imana. Nuhura n'umuntu niba adakijijwe mubwire Yesu, byibura Yesu azabyikorera wenyine. Rero ndagira ngo mbabwire ko hamwe n'Imana bakomeze bagira umwete wo gukizwa, bakomeze bagira umwete wo kwera, bakomeze bagira umwete wo kwirinda. Kaminuza n'iyi si twabivuze harimo ibishuko byinshi. Iyi ni si ibishuko pe, evangelisation barakoze. Ni si ibishuko ariko bakwiye kwikomeza kuri Kristo Yesu. N'ahandi hantu rero buri mukomeze mwikomeze kuri Kristo Yesu. Icya gatatu mwige cyane, abanyeshuri nibo mbwira mwige cyane, kuko iyo umuntu asenga atiga tugira ngo Imana iyo umuntu ayisenze aba umuswa, kandi sibyo. Iyo umuntu asenze akaniga aba umuhanga. Tubona ingero muri Bibiliya za Daniel n'abandi barabahanga cyane. Abasepiye musenge kandi mwige cyane, mugere discipline hano mu kigo, mu byitegererezo, mwambare neza. Uswara umuntu yambara nyine uvuga ati haryo ni umusepiye, cyangwa haryo umuntu yambara uvuga ati haryo ubu arasenga, nyine ukatangira kumva kumushidikanya kuko ubibonye wenda aracishijwe mu mutima ntabwo twahageze, ariko inyuma ugasanga hari ikibazo. Mwambare neza, mbese mwitware neza muri societe, ariko bivuye mu mutima bikomeze no hanze. Numva ari icyo nakababwiye by'umwihariko. Hanyuma ndashimira abantu badukurikiranye bakabakurikirana iki kiganiro. Mukomeze mutere inkunga SEP mu buryo bwo mwandike hasi ubwo ari bivuze n'ubuyobozi, mushireho comment muvuge ngo hari turifuza ibi, wenda ibiganiro aba bashaka gukora bashinzwe IDC bagati turifuza ko mudukora iki kiganiro, mutuzanire n'uyu iyo filime, ibintu byinshi mutanga ibitekerezo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Hanyuma ndashimira namwe mwantumiye, Imana ibamugisha, turizera neza ko ibintu bizakomeza kugenda neza. Yego, arakoze cyane. Asoza avuga ati abayobozi basha mumenye kuba mu maboko meza, hanyuma bisaba kugisha inama no kumenyekanisha ibikorwa byanyu kugira ngo babashe kubafasha. Kandi asoza abwira n'abasepiriti mwige cyane, abanyeshuri mwige cyane. Atanze urugero kuri ba Daniel ko bari abahanga kandi n'abakozi b'Imana bashimwa. Nicyo gituma nyine mukwiye kwiga cyane. Natwe turabashimiye cyane, mwakoze kwitabira. Murakoze cyane. Hanyuma dukomeje no gushimira abadukurikiye, by'umwihariko abasipiye. Uyu turagira ngo tubasabe n'ubundi iki kiganiro ni ikiganiro gikunze gukorwa cyane kuri ino TV yacu, kuko yamaze kubitubwira. Ufite urumva ari ingingo ushaka ko tuganiraho, ushaka ko twatumira kuri ino televiziyo, wakwereka muri comment cyangwa se ukahamagara kuri izo nimero uri kubona kuri screen yawe, ubasha kuba twafatanya umurimo w'Imana. Murakoze cyane, turabashimiye. Hanyuma ikindi nagenda navuze, ntabwo nabura gushimira umugabo uri kuri kamera hariya behind the camera. Uriya musore aritanga cyane, aritanga nubwo mutamubonye ariko yitwa Tuyizere Daniel. Ni umwana mwiza kabisa, afite ubumenyi ku bintu byo kuri kamera. Rero buriya tuzareba ukuntu tumugurira akantu. Turamushimira mu gihe gira muri kaminuza. Rero Imana ibamugisha, namwe mwagize neza ko mwitanze kubw'uyu murimo w'Imana, nanjye ndabashimiye. Cyane. Tuzongera tuhure ku gutaha kiganiro ku gutaha, mwe mukomeze kuba hafi ya SEP TV, turabakunda cyane. Ndumva twasenga hanyuma tugashimira Imana ko yabanye natwe muri iki kiganiro, kandi bazagikurikira namwe mukaduha ibitekerezo. Imana ibamugisha. Turagushimiye Mwami Yesu kuri mwiza, tugushimiye ko dukunda, turi abana bawe, tugushimiye ko waduhaye agakiza kubwo kwizera Umwami Yesu. Turagushimiye ko Mwami Yesu waduhaye uburyo bwiza bwo kugira ngo dukwize impumuro ya Kristo mu isi. Ubu buryo waduhaye bwo kugira ngo Mwami Imana tujye dukwirakwiza ubutumwa bwawe, ijambo ry'Imana, ibikorwa tugira, nabwo turabushimira Imana ko yabushyizeho. Turasanze ngo umuntu wese uza kuri iki kiganiro uzamuhe kucyungukiramo, mu by'ukuri uzamuhe kongera kunguka ubundi bumenyi bushyashya, kandi abantu bazatanga ibitekerezo ndazi neza ko bazabitanga bashoboye, nawe uzabema Imana kudushyigikira muri byose mu buryo bw'ibitekerezo kugira ngo tumenye aho dushyira imbaraga. Turagushimiye kuko uri kumwe natwe, kandi dusaba umugisha abadukurikiye ndetse muri rusange abantu bose Imana afite umutima mwiza wo gukorera Imana ndetse no gushyigikira by'umurimo w'Imana, bose bamugisha. Urakoze ku bwacu ko watugiriye neza, ukaduha umugisha wawe. Ibyo dusanze twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen.